Bulldog ikintu cya mbere cye gira girlfriend kazabona punana ari uko ufite nabyo kugira iyo utware bice muri Benz na nibyo gusohoka muri weekend ubushicari bwanjye nabushizeho defense aba bari bumva baturusha understand kuko hari ubwo baturushamo ni meki santata korera mane sanda ubushari ni umuntu mbese ozana ena oziwu Zero trap. Nwa ahantu hose ugeze wumva mu ere muzika nyarwanda izahora hasi kugeza muretse ubudebe ubizara biza utabizaza bazobita Robert Makere. Ndahamya ko umuntu ukurikirana Fastborn TV show yabazi umusore wacu Hasra my Hasra bimeze bite? Bimeze bo wagwanure bimeze nuzure bo. Uyu munsi ndashaka ko nkorera ibintu bimeze gutya. Uretse na hip hop yawe ukunda uhora umbwira ko Bulldog ari we muhanzi wa danje, ni papa w'abaraperi mu Rwanda ubwawe sibyo? Ariko nagira ngo nkorere ikintu nyuma ya Bulldog, ndagira ngo umbwire abandi baraperi bane, ubwo baraza ko ari batanu bombi nawe arimo. Umbwire buri muraperi n'ibimuranga cyangwa n'icyo umukundira n'icyo ubona arusha abandi batanu. Ndahera kuri Bulldog papa wawe. Yego. Bulldog ikintu cya mbere mukundira Bulldog ni cyarusha abandi basani abandi baraperi, ni unuhe mwihariko we? Bulldog ikintu cya mbere cye ni umuntu wagiye mu muziki atari ukwikora ngo yishimishe yigendere, ni wa muntu wasigasiye rap nyarwanda ayigeza ahiri kandi ni ijisho ry'uruvungu uko yiyita. Injyana yose ije arayisepera, nta njyana ijya imunanira ipfa kuba ari hip hop. Bulldog ni wa muntu tutari tuzi ko yari uve muri old school iranjyana barimbaga nka Tough Gang gakubita injyana bita drill. Bulldog ni umuntu ntari nzi ko yakurana na Ish Kevin muri bwe ngayisepere kuri ayikubite vasi wumve ko agiyemo neza. Bulldog ni umuntu natari nzi ko yakora mu ndirimbo bita wa muniga. Bulldog mbese muri make ni n'umuntu cyane ushigikira kariya y'urubyiruko ruri hasi, abajeni bakizamuka bose Bulldog arabafasha. Harya ya indi yakoranye na Juno haraka baby nziga afite body face afite n'ubutaye gaparitse fresh kambaye bikini cyangwa short dress sinawamenya ko gaturitse muri dress. Haraka ako ka baby naho kari ako gasiri naho kari kuri case yo kumaraho abahomi bose ubukeje niga ushaka kukagira girlfriend kazabona punana ari uko ufite dress nabyo kugira iyo chikara friend na nibyo gutwara bice muri Benz na nibyo gusohoka muri weekend ubushicari bwanjye nabushizeho defense aba bari bumva baturusha understand kuko hari ubwo baturushamo ni meki santata korera mane sanda ngo iriya nayo umvise ukuntu yagiye ayirapamo uwo bafite umwihariko yagize mu gihe gitoya. Bishatse kuvuga ko Bulldog we ari wo muraperi ushyira ku mwanya wa mbere kubera umwihariko kwisi andutira na pop smoke umuraperi wose isi yose yumva wa mbere. Bulldog aramurota kuri nje uti niwe wa mbere ubwo ni muri iki gihe cyawe nyine wewe ni kubibona. Hanyuma umwanya wa kabiri ushyiraho ndi umwanya wa kabiri nshyiraho uwo bita Bushido Bushari umwihariko wa Bushari no wowe. Bushari nawe ni umuntu waje mu muziki atagamije kuwusiga nka bari mu Kadafu. Bushari ni umuntu ukunda umuziki we, ukunda ibintu bye, uhorana udushya kuri stage icyango kirenze mbese. Bushari ni umuntu mbese ushigikira rap uko ashoboye cyane. Bakora mu itsinda bita Kinya Trap niye. Ku bwawe niwe ushyira ku mwanya wa kabiri. Uko niko nabatondeka. Hanyuma ku mwanya wa gatatu? Umwanya wa gatatu ni CEO Zana Ena Oziwu Zero Trap. Umwihariko wa Zero Trap no wowe. Ese Zero Trap ubundi umukundira iki? Ni indirimbo z'ukunda? Hari indirimbo ye harya ukunda cyane yitwa
bayita ere avugira injyana ya rap avuga n'abantu badakeneye kwicuranga ririmbaho gato twumve ngo ingoma zikinwa ahantu hose ugeze wumvamo ere muzika nyarwanda izahora hasi kugeza muretse ubudebe ubiza arabizi utabizaza bazobita Robert Makere ga icyo gihe ashaka kumvikanisha ko ere ari we wafashe igihugu. Oya, ere niyo ndirimbo yitwa ere. Ubu ingoma zikinwa ahantu hose ugeze wumvamo ere. Ahantu hose ugeze wumve ere y'ingoma zose zikinwa ahantu hose. Bira abantu banura ngo rap ntiraca ku radio Rwanda. No arezi hagacaho na rap kumva ere. Album zirindwi bakwima karifuti nshaje rya capati. Album zirindwi bakwima karifuti ngo nuko mbese ubu udakora ibintu bashaka bakumva ko rap mbese yaragwingijwe iri hasi ariko mu iyi minsi iraza kuzamuka umunsi nakoze indirimbo ya mbere ikagira 1K cyangwa 10,000 bazamenye ko hasarana bazi uzaba wabaziye kabisa byose birashoboka. Ku mwanya wa gatatu, ku mwanya wa kane, umwanya wa kane kanumve undi muntu nahashyira ako umwanya wa kane njyewe nk'umurapa wenda abo nibo bambere nje kizeho wenda reka kiriho abari kubigerageza ku iyo myanya waruvuze nde Bulldog uvuga Bushido uvuga na Zeo Trap abo niyo nyingi ya mwamba barapu yo mu Rwanda nkapfundikira abandi nkabatonde kukwabo abo ngabo kubwawe ni batatu ba mbere. Abandi bo rero ndagenda mvuga nk'abagize indirimbo zamfashe harimo bita Yanguzake ukora uvera isa kuri bakitongoka akabizo gusa ndashona ni kutahira ukora ibishoboka byose ngagukunde nawe agakora ibishoboka byose ngagukure nkora wiki nakubajama bawe ubarabura kwiyo kupra ari munange harabari gutsinda imitego imusanze wowe ukibereye rusizi muri defense komeza wige yanyacu yararangiye niye barabahetse narabacurangiye shara umusore w'umuhungu baze no kuhinga bakagusarira Berita yamusabye kugusura mwigeze muhura n'igihuha none urahura samye ngo ufite icyana buryo icyo cyana ufite nacyo gifite ibisaza of course muri fone ye witwa Motari inshuti ze zikuzi nka Motari se na nyina ba zikuri Motari n'abasore bace mbana bakuzi nka Motari kaparitse twihebeye ibinyobwa no mu miryango ikoma twe turi abanyamideri muri fone ye yitwa Motari ni bamwita Yanguzake umushyira ku mwanya wa kangahe wowe nko mu baraperi nyuma ya 3 big 3 wari umaze kutubwira sibyo namushyira ku mwanya wa kane Yanguzake Yanguzake rikaririmba neza cyane of course hakaza umujeni bita Rwabugiri Zebra yego hari indirimbo zose Zebra ndazizi age nizijya zihakana raguhatu ariko umenye ko atararenga siniya tumuvandimwe ibyo nkubwira suko guhororiza Rwabugiri Zebra ngira indirimbo ze nyinshi ndanazumva ura mwana azikwandika afite pen angira nka ayitwa Penitensia ayitwa Ubushomeri agira indirimbo nyinshi Rwabugiri indirimbo ze nuko nakunze kuzikurikirana cyane ka umufate Rwabugiri azikwandika afite pen uramwemera byataye nuko ari umupetu ukiri hasi abantu bataramenya neza kubwawe na timu ye bita irimo bakabara nkuru bose abo bajene ndabakunda okay kubwawe ubona ari uko nguko bimeze cyane. Reka dushimire abantu badukurikiye kuri Fastborn TV show kandi nawe tugushimire kubw'icyegeranyo dukoreye cy'abaraperi uko ubibona. Reka tuvuge ngo ikiganiro nk'iki naho ubutaha kandi Imana ihumugisha umuntu wese wakoze subscribe n'umuntu wese urimo gukora subscribe kano kanya. Hanyuma nawe wasezera abakunzi ba Fastborn TV show n'ikiganiro cyacu muri rusange babwira ngo
amagambo ugiye kuyavuga kanyavuge nkuyemo na Rinette. ubutaha indirimbo nzaheraho ndi kuririmba yego ni indirimbo nzandikira irimo yiganjemo ijambo Fastborn TV show. Amen. Bayitegereze. Nibashake bazandike ngo dukeneye indirimbo yitwa Fastborn TV show. Okay. Wagwana. Kwa heri tuzabona Imana nibishaka. Turikumwe.